Tariki ya 4 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2008, isi yose yari ihagaze nk'itegereje igisubizo kimwe gusa. Abantu barenga miliyoni 125 bari bamaze gutora mu matora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibintu byari byabaye ku rwego rwo hejuru cyane mu mateka ya vuba. Maze mu kanya gato amajwi aratangazwa maze amateka arandikwa. Barack Hussein Obama aba perezida wa 44 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi aba uwa mbere w'umwirabura ugiye kuyobora igihugu cyari kimaze imyaka irenga 200 kiyoborwa n'abazungu gusa. Iyo ntsinzi ntiyari iy'umuntu umwe gusa, ahubwo yari ikimenyetso cy'impinduka ku isi yose. Mbanje kubasuhuza abakunzi bacu ba Plan B FM TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe urugendo rwa Barack Obama kuva avutse kugeza abaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbahaye ikaze. Barack Hussein Obama akaba yaravutse kuri tariki 4 z'ukwa munani mu mwaka w'1961. Avukira Honolulu muri Hawaii muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko akaba yaravutse mu gihe Amerika yari iri mu mpinduka zikomeye z'imibereho n'amategeko ajyanye n'uburenganzira bwa muntu. Se umubyara Barack Obama Senior akaba yari umunyabwenge ukomoka muri Kenya, umwe mu banyeshuri b'Abanyafurika bari bahawe amahirwe yo kwiga muri Amerika muri gahunda zo guteza imbere umugabane wa Afurika. Nyina umubyara Anne Dunham akaba yari umukobwa w'umunyamerika wifuzaga gusobanukirwa isi n'imico y'abantu batandukanye ku isi hose. Aba bombi bakaba barashakanye mu mwaka w'1961, ariko urukundo rwabo rwahuye n'imbogamizi z'imibereho kuko mu gihe cyabo ubukwe bw'ivanguramoko bwari butaremerwa n'abantu benshi. Mu myaka mike gusa nyuma yo kuvuka kwa Obama, ababyeyi be nyuma y'imyaka 3 bashakanye baratandukanye, maze se asubira muri Kenya, naho Obama asigara arerwa na nyina n'ababyeyi ba nyina, sekuru na nyirakuru. Ibi bikaba byaramuhaye uburere bwuzuye indangagaciro zo kwihangana, gukora cyane no kwigirira icyizere. Mu mwaka w'1967 ubuzima bwe bwahindutse cyane ubwo nyina yashatse undi mugabo akamujyana kuba muri Indonesia. Aha niho Obama yatangiye kubona isi itandukanye n'iyo yabagamo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatangiye kubona ubuzima bw'abana badafite ibikoresho by'ishuri, ubukene bukabije n'ingaruka z'ubusumbane mu mibereho y'abaturage. Ibi bikaba byaramwubatsemo kumva neza akamaro k'ubuyobozi bufite intego yo gufasha abantu bose muri rusange. Mu mwaka w'1971 Obama yasubiye muri Hawaii, aho yize mu ishuri ryitwa Punahou School, rimwe mu mashuri akomeye cyane. Aha akaba yararerwaga na nyirakuru na sekuru. Gusa nubwo yari ari mu ishuri ryiza, ubuzima bwe bwo mu mutwe ntibyari byoroshye. Yari ari mu bantu bake b'abirabura bari kwiga mu mashuri akomeye, kubera ko iyo myaka abirabura bigaga mu mashuri akomeye ntibageraga no ku 10%, kandi akenshi yumvaga atazi neza aho abarizwa. Yibazaga niba ari umunyamerika wuzuye cyangwa niba ari umunyafurika. Ibi byamuteraga kwishakamo ibisubizo, rimwe na rimwe akumva ari wenyine mu isi. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye mu mwaka w'1979 yinjiye muri Occidental College, hanyuma aza kwimukira muri Columbia University iherereye muri New York, aho yarangije mu mwaka w'1983. I New York niho yatangiye gusobanukirwa neza isi ya politike, ubukungu n'akarengane kari mu muryango mugari. Yabayeho mu buzima busanzwe akora akazi kadahambaye, akabona ubuzima bw'abantu bo hasi. Nyuma yaho yafashe icyemezo gikomeye cyo kujya i Chicago gukora nk'umukozi uharanira imibereho myiza y'abaturage, cyangwa se bita community organizer. Yakoranaga n'abantu batishoboye, agafasha imiryango kubona amahirwe y'akazi, uburezi n'uburenganzira bw'ibanze. Aha niho yatangiye kumenya neza ko impinduka nyayo ituruka mu bantu basanzwe,
kandi aha niwe yatangiye kumva ko nawe yagira uruhare mu guhindura isi burundu. Mu mwaka w'1988 Barack Obama yinjiye muri Harvard Law School, rimwe mu mashuri akomeye cyane ku isi. Aha niho amateka yatangiye kwandikwa mu buryo budasanzwe. Nyuma y'imyaka ibiri, mu mwaka w'1990 yabaye umwirabura wa mbere uyoboye Harvard Law Review, ikinyamakuru cy'abanyeshuri gifite agaciro gakomeye cyane mu mategeko ku isi hose. Ibi bikaba byaramushyize mu rwego rwo hejuru mu gihugu cyose, bituma atangira kumenyekana mu itangazamakuru. Mu gihe yari ari i Chicago mu kiruhuko cy'amasomo, yahuriye n'umukobwa waje kumubera umugore n'umufasha mu buzima bwe bwose. Uwo ni Michelle Obama. Urukundo rwabo rwari rushingiye ku nzozi, ku gukunda igihugu no ku kwifuza guhindura ubuzima bw'abandi. Nyuma yo kurangiza muri Harvard mu mwaka w'1991, Obama yagarutse i Chicago, atangira gukora nk'umwarimu w'amategeko ndetse aninjira buhoro buhoro muri politike. Mu mwaka w'1992, Obama yashakanye na Michelle, maze batangira ubuzima bw'umuryango. Mu mwaka w'1998 baje kubyara umukobwa wabo wa mbere witwa Malia Obama, naho muri 2001 babyara uwa kabiri bita Sasha Obama. Nubwo yagendaga atera imbere gahoro gahoro muri politike, umuryango we wamuhaga imbaraga n'ituze. Mu mwaka w'1996 yatorewe kuba senateri wa leta yitwa Illinois, aho yatangiye gukora amategeko ajyanye n'uburezi, ubuvuzi n'uburenganzira bw'abaturage muri rusange. Yari azwiho gutekereza cyane, kumva abandi no gushaka ibisubizo byubaka. Mu myaka yakurikiyeho, izina rye ryagiye rizamuka buhoro buhoro ariko rikomeye. Mu mwaka wa 2004 ibintu byose byarahindutse. Obama yahawe amahirwe yo kuvuga ijambo mu nama ya Democratic Party. Iri jambo ryahindutse nk'umuriro wakwiriye igihugu cyose. Mu magambo ye yagaragaje ubumwe, icyizere n'icyerekezo gishya. Yavuze ko nta Amerika y'abirabura n'abazungu ihari, ahubwo hari Amerika imwe. Iri jambo ryatumye abantu bose bamubona nk'umuyobozi w'ejo hazaza kandi w'ukuri. Muri uwo mwaka yahise atorerwa kuba USA Senator, cyangwa se umusenateri ukuriye abandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze aba umwe mu banyapolitiki bavugwaho cyane muri Amerika. Mu mwaka wa 2008 Barack Obama yiyamamarije kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kampeni ye yari yuzuyemo icyizere. Ijambo rye cyangwa se slogan yakoreshaga ikomeye yari Yes we can, bisobanuye yego turashoboye. Akaba yari yarahisemo uburyo bwo kwegera urubyiruko no gukoresha interineti kugira ngo abone amajwi. Nubwo yari ahanganye n'abanyapolitiki bafite uburambe, yatsinze amatora kuri tariki 11 mu mwaka wa 2008, maze yandika amateka ku isi hose no ku gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko yabaye perezida wa mbere w'umwirabura ugiye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe cye cy'imyaka 8 yahuye n'ibibazo bikomeye. Ubukungu bwari bwifashe nabi buri hasi, intambara zari zikomeje n'ibibazo by'ivangura byari bikiriho. Ariko yaraje akora byinshi cyane. Yashyizeho gahunda yitwa Affordable Care Act, yafashije abantu barenga miliyoni 20 kubona ubuvuzi mu buryo bworoshye. Yagabanyije unemployment rate cyangwa se ubushomeri buva ku 10% bugera munsi ya 5%. Kandi yafashe n'ibyemezo bikomeye mu mutekano w'igihugu no ku isi, harimo n'igikorwa cyatumye Osama bin Laden yicwa mu mwaka wa 2011. Mu mwaka wa 2009 yaje guhabwa igihembo cya Nobel cy'amahoro kubera imbaraga ze mu gushaka amahoro ku isi. Nubwo yakoze byinshi, ntiyabuze abamunenga. Abanyapolitiki bo mu yindi mitwe baramurwanyije bikomeye, cyane cyane ku bijyanye na health care n'imisoro. Hari n'ibibazo by'ivangura byakomeje kugaragara mu gihugu.
ariko nubwo byari bimeze bityo, Obama yakomeje gukurikiza icyerekezo cye. Mu mwaka wa 2016, Barack Obama yasoje manda ze ebyiri, maze asimburwa na Donald J. Trump ari nawe ukiyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uyu munsi. Ariko ibyo yasize birenze manda ze. Yahaye icyizere urubyiruko rw'isi yose, agaragaza ko umuntu ashobora kuva hasi akagera ku rwego rwo hejuru. Yafunguye amarembo ku bayobozi benshi bazaza kandi asiga izina ritazibagirana mu mateka y'isi. Ubuzima bwa Barack Hussein Obama butwigisha amasomo akomeye cyane. Butwigisha ko aho umuntu aturuka atari byo bigena aho ashobora kugera. Obama yakuriye mu buzima butari bworoshye hagati y'umuco utandukanye n'ibibazo byinshi, ariko ntiyigeze areka inzozi ze ngo zipfe cyangwa zihagarare. Butwigisha kandi ko gutsindwa, gushidikanya cyangwa abantu batakwemera bidakwiye kukubuza gukomeza. Hari benshi batatekerezaga ko yaba perezida wa Amerika, ariko yakomeje kwizera no gukora cyane kugeza ageze ku rwego rwahinduye amateka y'isi yose. Bityo rero, niba nawe hari inzozi ufite cyangwa ibihe bikomeye urimo kunyuramo, ujye wibuka ko rimwe na rimwe ibintu bikomeye bitangirira ku muntu umwe wanze gucika intege. Ese ni irihe somo wigiye muri iyi nkuru y'ubuzima bwa Barack Obama? Kandi ninde wifuza ko ubutaha tuzakoraho ikiganiro? Ndabashimiye bakunzi mwese twabanye muri kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Yari Sakalas. Ciao ciao.